abantu umubyeyi wakubyaye gukunda rwa rukundo rw'ukuri akaba ataguha umwana umubyeyi wawe. Mama yambwiye ijambo rikomeye cyane cyo nari mu Rwanda ndi Nairobi, arambwira ngo mwana wa sino iyo nza kugira umwana nari kumugusigira, ariko nawe mfite ngo dufite ibimenyetso birenga kimwe birenga bibiri byo kuzatugirira neza. Icyambere nuko wadukuye mu isayo y'ibyaha aho twari turi tudafite Imana rurema. Icya kabiri abari imfubyi muri twebwe warabareze urabakuza. Icya gatatu kuko sinabivuga ngo mbirangize abari ingumba muri twebwe ubu barahetse. Nje gushima Imana cyane, ndashimira Imana nyuma y'igihe kirekire. Naravuze ngo yabyashoboka ngo njye mbivuga ahantu hose mu matorero yose yo mu Rwanda, ariko ntibyashoboka. Ndashimira Imana ko yampaye abana, ndashimira Imana ko yampaye abana. Mbivuze buke ariko mubyumve cyane. Ndashimira Imana ko yampaye abana, ikampa umukobwa n'umuhungu, nkitwa umubyeyi, nkagira izina kandi mu bantu nkumva isoni zirashize. Dominique yararirimbye aravuga ngo mu buzima ngo hari byinshi tubona ngo tukabifata nk'ibisanzwe, ngo rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiriye no kubaho, ngo ariko burya ngo hari Imana iri mu ijuru ijya ibikora, ntabwo byari bikwiriye kubaho gusa. Iyo ubonye ukabona urashatse uratwise urabyaye uzwiho none n'ibintu bisanzwe ku bantu bose, ariko ntabwo bisanzwe. Baca umugani ngo utaranirwa garamya ngo uzugira ngo ijoro riri hafi. Ntabwo bisanzwe mwa bantu. Niyo mpamvu Kristo nzamunambaho ibihe byose, nzamunambaho, nzamukorera, nzamuha icubahiro ko nzambishoboye, nzamuvugaho aho bishoboka naho bidashoboka, nzamuvuga kuko yangiriye neza. Ntabwo nzicuza kumukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ntabwo nzicuza, ntabwo nzicuza, mfite impamvu zibifatika. Nzafata ibimungisha Imana, mbigira impamvu yo kuyegera. Zaririmbe zo kuresha ngeze ku musozo w'urugendo. Ntabwo nzicuza kumukurikira, mfite impamvu zibifatika. Warasifiwe! Amen. Namaze imyaka 3 n'amezi 3 ubuhamya sinzi wenda, ariko ari umuntu wambwiye ejo ndarambira ngo warabivuze cyane ngo nibishoboka ngo uzogabanye. Ndambwiye nta kibazo, so bwanje navuze ubwundi no bwanje mugenje no mutwara wanje atarabigiraho ikibazo zobivuga, nzaho Yesu yankuye. Ntabwo nzicuza kumukurikira, mfite impamvu zibifatika. Mwabantu umuntu aza kubwira ijambo risanzwe ukumva yakubwiye nabi, kandi yari ijambo risanzwe gusa yivuge bisanzwe. Muri abadamu muri benshi bavuga amakuru y'abana babo ukumva ko baragukomeretsa kandi ni bisanzwe. Ukubwiye ukavuga amakuru y'abana hari ikibazo kirimo ko mwana ukumva kubera jewe kubera iki, ariko Imana yagira isaha yayo.
hari umuririmbyi waririmbye ngo ngo dufite ibimenyetso birenga kimwe birenga bibiri byo kuzatugirira neza. Icyambere nuko wadukuye mu isayo y'ibyaha aho twari turi tudafite Imana rurema. Icya kabiri abari imfubyi muri twebwe warabareze urabakuza. Icya gatatu kuko sinabivuga ngo mbirangize abari ingumba muri twebwe ubu barahetse. Haleluya! Bwana sifiwe! Ariko hari abantu bazi kwandika indirimbo mw'abantu mujye mwubaha abahanzi b'indirimbo kabisa. Rume muzubaha abahanzi bo muri healing muzobubahe muvuge ngo muri abantu b'agaciro. Umuntu uhamekerwa akavuga amagambo agahumuriza imitima y'abantu hari igihe ugera mu butayu ukabaho gusa uhumurijwe n'ijambo rimwe. Umubyeyi wakubyaye gukunda rwa rukundo rw'ukuri akaba ataguha umwana umubyeyi wawe. Mama yambwiye ijambo rikomeye cyane cyo nari muri Rwanda ndi Nairobi. Arambwira ngo mwana wa sino iyo nza kugira umwana nari kumugusigira ariko nawe mfite kandi mwese hano ndabankunda barankunda n'abatankunda nta kibazo ariko mama ndabizi ko neza ko yankundaga sibyo namwe mwese mufite ababyeyi bakunda. Iyo aza kugira umwana mama akagira ubushobozi bwo kumuha umwana yari kumusigira ariko ntabwo yari afite. Ibintu iravuga ngo umwana ni umwangi upfa kumana gusa. Ijambo rikomeye ngiye kubabwira wenda nsintinde cyane. Nubona umuntu uri mu kibazo ukabona umuntu aragowe arakikamiwe ameze nabi aho kumubwira nabi niba udafite ijambo ryiza wamubwira uzicecekere ahubwo ngo mukomeretse ibimworoheye si bikeya si bito. Ndajwigira ndababara ngira isoni ngira ikimwaro kandi ngo burya ikindi kintu mbabwira ntabwo naje bamaze imyaka myinshi kuruta abandi akora ko ntagaraga imbere y'abantu cyane bashaka ko bazi ko mfite imyaka myinshi ariko sinamaze myinshi kurusha abandi kandi impamvu njya yampaye umwana bamwe itarabereza nta ruhare nabigizemo nuko sasa guteguta abandi ntacu n'Imana yonyine ampaye abana mbona Imana ndavuga ngo Mana ubwo mpaye uyu mwana ndagushimye ko mpaye umwana nurangiza Mana yo mu ijuru ndakwinginze sinzasubira kandi ko izwa ikibazo cy'umwana mu buzima bwanje undinde ikibazo kurizwa no kunkana undire amarira y'umwana gutya Mana uzabindinde. Muzamara amakoto ngo icubaye umwana numvaga nifuza kuzaza hano mfite umwanya muremure ariko ntibishobotse. Ntabwo nzicuza kumukurikira mfite impamvu zibifatika. 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 Mbyara ndanezerwa navuga ngo Mana ibintu nkoreye umutima waje uranezerewe
amezi nk'abiri nzaye umugabo arambwira ngo ngiye gusenga nzamara icumweru ngo ndataha. Bigenze bite uko wowe bimuneze dufite karugize ikindi kibazo gikomeye cyo tuma umara icumweru cyose wa hamwe dukunda gutera blague hamwe wewe no Imana ari umuntu watubwiye ngo Imana ngo imenyereje gusenga cyane ngo zikuba Yamara avuga yitera blague ndamwe newe no sasa nukuri Imana manzu reke turacyanezerewe dushime gusa. Aranga ngo ngiye gusenga ngo Imana ngo ntizatume kandi ndira kubera umwana ngizampundi vuba vuba. Ndamwe nti yewe vuba imyaka 4 none uza kutaga nkini ariko nta kibazo gukubita ine basi ufite kamwe nta kibazo. Ngo ndangize Imana ngwisha ngo mara amezi 7 mzaye Imana impa gusama undi mwana ndatwita njya kubyara washike ongere muri salle dope gutya umuntu wagiye ambanjirije basora umurambo arajugiye gukurikira ntangira kubwira Imana ngo se uko nyine ndarangiriza ahangaha kama nkamumva naje ndiburangiriza aho ngaho ariko ndimbe vuga ngo ugushikamije umutima ndataha ubundi mu rugo umukobwa wanje mukuru afite umwaka n'amezi 7 uwa kabiri afite amezi 4. ndashimira Imana ubyumva cyane cyane ntubyumva cyane jewe ndashimira Imana kandi nagambire ko zaza gushimira muri rusengero none Imana ishime ko mpageze nije gushima Imana umunsi bazicara bakantumira ngo nzaje kuririmba nzaza nije wibwire pastor ngo nkeneye kuza gushima Imana so bakeneye kuntumira bonyine nije wabyisabira ko nkeneye gushima Imana muri rusengero none umuntu wese aho yicaye uzamura amaboko yawe aheke kubw'icubero c'Imana uvuga ngo Mana ndagushimye ko hari chance Imana ihanga icubero. Ndashima Imana ahembakira umwana n'abandi ntibuka abo nabo nibutse noneho nabi Imana itaraha abana mw'abantu uza wicara usengera umuntu udafite umwana wihanukiriye ushizemo imbaraga zawe zose usenga uvuga ngo Mana urebe umuntu udafite umwana uzamuha umwana nikigeragezo umuntu atokwikemurira wenyine gikemurwa n'Imana. Amen amen kandi cyane amen kandi cyane amen. Noneho rero nyuma y'ibyo ngibyo nubona ukamuntu urasubijwe hanje nabwe ejo nibwo nasobanuka ijambo rivuga ngo ubwiza bw'ubusore bwawe no kubukoresha ibyo ubutaka ashaka. Naravuze ngo nimbona ngeza mu kanisa munzosirimba munze nzamuka ngera ku mabati none singisirimba narabyibushe sinsirimba ngataha sinindyaba nijoro mu gitwa gifite imbaraga zo gusirimba umuntu uzobisuzugura biramureba ko turagenda imyaka kiragenda haize iminsi mike tuzavuga ngo sinejejwe nabyo ariko mu gihe uzavuza ngo mugenza nari mfite imbaraga nakoreye Imana no kwanje kose Imana ibamugisha. Urakoze cyane reka twebwe twese dufatanye n'uyu muryango gushima Imana kuco yakoze dukomera Imana. Amen amen.
murakoze cyane. none healing n'ibigumize kugira ngo twese ko turaririmba nta mpamvu yo kuririmba butandukanye.